Imana yatoye abakobwa 10 ngo baje gucana amatara yabo, bamwe binjira n'umukwe mu nzu naho abandi bahezwa hanze. Ayiwe, hari impano y'umutsima wabonetse Inyange, hari na zahabu ubuto, hari n'ikindi kintu kiremeye cyane hano muri iyi envelope wagenewe. Hari ubufatanye bwanjye ndetse n'uwitwa Ana, niko gukora ibingibi kugira ngo bikugereho. Ndishimiye, ntabwo narinzi aho birava, ni Imana yabikoze. None kandi nta wabyamburiye mu nzira, nta n'uwasitaye bingezeho. Sinabura gushima Imana. Yohana 3:16 Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo uwizera wese atarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho. Iyo wafashe uwo murongo umwe ukawiga ukawumenya, aba ari amahoro. Imana ni urukundo rwose, nicyo nshimiye Imana rwose. Imana ishimwe cyane, mwijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu ubwazatwambika ikamba ry'ubugingo, tumwitegure kuko azagaruka vuba. Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe n'ukuri, ndanezerewe n'ukuri by'umwihariko. Nari nzi ko wibagiwe kuririmba, none nsanze rwose uri zamani nk'uko wabivuze. Ndabizi kuririmba, indirimbo namvishe ndago nayibagiwe. Uwiteka niwumva ibyo mfite byose, rwose niwumva ibyo mfite byose, ndago namwibagirwa. Nukuri. Iyi ndirimbo rero ijya inshimisha cyane, ni nayo ndirimbo buri munsi mba numva twavugiramo ukuboko kw'Imana, ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe. Ibyo mfite byose niyo yabimpaye. Ibyo ufite niyo yabimpaye, sinzamwibagirwa. Rero urabizi ko meruka kugusura, icyo gihe nkuzaniye igitenge, mbese waracyambaye? Wacyambaye uri hano? Ndaho ndajya ko najyaga gusenga, sinkaba naragiye nkikubita hasi mu muhanda. Imbaraga zabaye nkeya, ngafunga kusubira kuva ahangaha ngo ntazagwa mu kibaro, bakayoberwa iyo naguye, bakampeshyira ngo wenda hari wenda nagiye kunywa wenda. Icyo gihe hari ku cyumweru mvuye gusenga, nikubita mu guriya muhanda guturuka hirya. Impore buriya aho gugeze gutereye na hariya kwa ba Celestin. Rero uyu munsi nshimishwe no kongera kugusura, dore ko yari n'iminsi myinshi. Umwuka w'Imana yanyoboye kongera kugusura ngo nkusengere. Uturutsiye iyo kurezina? Oya da, nturutsiriya mu Ruhengeri ku Musanze, ndaza ngera muri za Nyabihu, ndakomeza ndacurika ngera i Rubavu, ndongera ndaza ngera i Rutsiro, ndakomeza ngera no muri uyu murenge wanyu. Bajyana mu kuzerera imirenge yose. Rwose nagenda ndaruha rwose. Ariko ndi gushima Imana ko yabanye nanjye. Ntabwo warushyira kumwe n'Imana. Oya, bivuge neza. Uri kumwe n'Imana rwose nta kibazo. Uri kumwe n'Imana ayiringiye ntacyo agomba gusitaraho, ntacyo agomba kuba. Ijambo nari nkuzanira umunsi rero, n'umwanzi wari umukurikiye agomba gusitara, akaba ari we wicara. Iri jambo ubwira abantu bari kutwumva hariya, ariko gira ijambo babwira, akirafata na mikrofone bariya. Turi kumwe kubw'Imana, tutari kumwe nayo ntacyo twakora. Ariko ishimwe kuko igumeza kundagira. Ubu iyo bwije ndavuga nti Imana, nkandagiye ku manywa na nijoro, unyibuke uraba mfite mu biganza byawe. Umwanzi wari unkurikiye asitare, amano gacike.
hari igihe yapfa mbere yanjye wenda ko banyifuriza gupfa kandi buri wese azapfa nagera ku itariki ye azagenda ntabwo azasibira rwose Imana nicira umuntu urubanza ikurikije ibyo yakoze. Murakoze, reka dusangirire ijambo riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 40 ku murongo waho wa 4. Haranditswe ngo Yeremiya atura imisipa. Imana itugirire neza cyane. Reka dusome mu izina rya Yesu. Iri jambo ryanditswe ngo noneho uyu munsi ndakubohora nkukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza, ariko nudashaka ko tujyana ururere. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakunogeye abe ariho ujya. Imana itugirire neza cyane. Iri jambo impamvu Imana yari impaye ngo ndikuzanire ni ijambo ry'ubutabazi. Wari ufite ubuturo bukubangamiraho n'abarozi. Ubushize ubwo nari ndiho nkusengera waruhurira imitsi, urihurira umugongo, ariko wampamagaye umbwira ko hari icyo Imana yakoze, ko hari imbaraga z'Imana yakoze. N'uyu munsi urabona ukuboko kw'Imana. Ngo da Imana ko ari yitanga imbaraga, si yitanga imbaraga, ntacyo twakwiha tutari kumwe nayo. Amen, amen. Rero uyu munsi wa none ijambo ry'Imana ryongeye kuza mu ruhande rwe rivuga ngo noneho uyu munsi ndakurokoye. Imana ikurokoye mu maboko y'abarozi, Imana ikurokoye mu maboko y'abakwanga, Imana ikurokoye mu maboko y'abakurwanya, Imana ikurokoye mu maboko y'ibidafite imbaraga. Imana yarambwiye nkubwire ngo uzarama. Ubusuri kubona utari kurama wowe. Ntabwo niba ngibyo data yansigiye, twese yasize duhaye ingabane yatugabiye kera, ariko ahubwo bugashaka kugira ngo banyibi byanjye bagiye binyopfora buhoro buhoro, ariko Imana iri kureba. Imana ifite amaso. Impamvu rero ifite amaso niyo mpamvu ivuganye nawe aya magambo ngo noneho uyu munsi ndakurokoye. Amen. Rero tutarimbanyije mu magambo, niyo ukomeje hara mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 50 ku murongo waho wa 7 haravuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma ntakorwa n'isoni, nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, hagakomera cyane pe. Yego, kwitegereza nta kinanira. Warabibonye Imana izikwitegereza nta kibinanira. Ariko niki mu myaka umaze ubonaho nk'ubona nararibonye uyu munsi wabwira abantu bakiri bato nk'aba bari kutwumva n'abandi benda kugera ikirenge mu cyawe? Nibihangane, wasuzugura ijambo ry'Imana nawe yazamusuzugura. Murakoze cyane. Ubu ngubu wari ufite imyaka ingahe urayibuka? Navutse 1900. Navutse mu 1900 najyarira nibutsama. Yego di 1940. Nirangamuntu urayifite? Hano ni mu 1940. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga uyu munsi wa none wibitseho imyaka yawe 83. Yego 83. Nta muntu wari wamfata mu bijumba bye ngo ndikubyiba, nta wari wamfata mu bigori bye ngo ndikucana kimwe, nta muntu wari wamfata n'igitoki cye ngo ndikukidomba, atari ibyo umugabo wanjye yansigiye. Amen, 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 amen. Ngiye ngo mfite ibintu kandi ari iby'umupfakazi n'abazapfakare babigire. Imana ni urukundo, Imana ni imbabazi. Ndashimye Imana rero ko mu myaka yawe 83 warinze ubuhamya bwawe ukabugeza ubu, ari nta muntu uravuga ngo wamututse cyangwa wibye cyangwa wagize ute. No kuri Imana ihabwe icyubahiro. Umujura iyo bamufasha bamushengereye ari ku cyumweru uze wese ari gukubita mu mutwe,
ntawe wari wavuga ngo namurogeye umwana cyangwa ngo naroze umugore we cyangwa ngo naroze umusore. Ndaha rwose ndaha. amen abanyurira bazabona ishyano. ngabanga kumvira intumwa bagakora ibyo bishakiye, hari igihe bazabishaka ntibazabibone n'ahatayiwe. mana we turi mu rugendo rugikana, niho tuzagera mu ijuru. amen imana yatoye abakobwa 10 ngo bajye gucana amatara yabo, bamwe binjira n'umukwe mu nzu naho abandi bahezwa hanze. ayiwe mana we turi mu rugendo rugikana, niho tuzagera mu ijuru. amena cyane. Mukecuru rero ndagira ngo by'umwihariko nkushimire umurimo wo kuririmba si uw'uyu munsi, ahubwo ni umuhamagaro wawe kuva na kera. n'uyu munsi rero nicyo gituma iyo nicaye nkusengera uko bukeye n'uko bwije, ndetse nagira n'imbaraga nkashobora no kugera aho uri. rero maze gutegura urugendo rwo kuza kugusura, hari umukobwa dusengana witwa Ana Mariya, yambwiye ngo nugera kwa mukecuru musuhuze umubwira ati turamukunda cyane ukuntu akunda kuririmbira Imana kandi akayubaha akanayubahisha, umubwire ngo ndamusuhuje. hari n'ubutumwa yampaye ngo mbugushyikirize. ndagira ngo rero uhagurutse ku maguru yawe yombi, nanjye ubwo butumwa mbugushyikirize rwose. hari ikibazo se? murakoze cyane. nawe ariko ndi kubona Imana yaraguhinduye umukobwa muto, meruka hano ufite nka za 80, ariko ndi kubona uyu munsi umeze nkaho ufite 12. yewe wabaye mwana duza. yewe ndababayera. Harukaye amaguru si amaguru kagenda amaguru yameze nabi, ariko uri kubona Imana irimo kugusimbira kurinze. reka rero banshyikirize ubutumwa twari twakugeneye uyu munsi kugira ngo mbukugezeho nk'uko nanjye bantumye mbugusohoreze. murakoze. mukecuru, ndagira ngo tumaze gushima Imana kubera igitangaza yakoze kuri wowe. hari impano y'umutsima wabonetse Inyange, hari na zahabu ubuto, hari n'ikindi kintu kiremeye cyane hano muri iyi envelope wagenewe. hari ubufatanye bwanjye ndetse n'uwitwa Ana, niko gukora ibingibi kugira ngo bikugereho. ese weho wishimiye gute iyi mpano wagenewe? Mbyishimiye, ntabwo narinzi aho birava, ni Imana yabikoze. none kandi nta wabyamburiye mu nzira, nta n'uwasitaye bingezeho. sinabura gushima Imana ko ari uko isanze ntaherutse igiceri, none mba nohereje igiceri cyo kuyishimira. none siko ndakiceri mbite ngaba. Hano harimo ibiceri, hano harimo ibiceri n'inoti nyinshi cyane bakugeneye. none siko mba nabona hano iyo gushimira nanjye. washimira iki se cyudafite? ushima Imana yabikoze. yakoze ariko yakoze pe. ni ngaho turirimbira ya ndirimbo. ibyo ntunze n'ibyawe, nanjye ubwanjye nduwawe, na buri kise nk'ufite Yesu ukomeye. yego Yesu ukomeye. ngo bashimire mu karirimbo nawe kuri za zindi wajya kuririmba ukiri umukobwa. yewe we nkiri umukobwa sinari ndajya kuririmba. nta kiyuzi nazigiyemo ndi mukuru, buriya ndi mu mazu. ngo nagenda bakantuka ngo bemba ngiye hehe, ngo ndakampindura umusazi. ngaho basabira umugisha rero abantu bakoze iyi mirimo. yewe bantu bakoze uyu murimo mwakoze rwose, ni Imana yabibahaye.
ariko kandi ntibyasitariye mu nzira, mwakoze rwose. Mu Rwanda harimo abantu bakunda abantu bataruswe n'ibintu, ariko bakiyemeza gukunda abantu, bavuga ijambo n'abo bategeka bakabumvira, ariko rwose bakoze pe. Ubwo rero ngewe nibera mu Kiruri hano, dore umugabo bampaye sekuru akimara gupfa yarangana na ba bandi ba Rukara babiri bavukanye. None dore namuhetse neza nk'uko nahetse abandi, dore amaze kuba umugabo rwose. Icyo nshimira Imana ni uko uwo bampaye ngo ajye ajya kumvomera, dore amaze kuba umugabo. Kandi ntaho nawe yafatwa ngo bari kumwiyama ngo hari uwo yangirira itungo ryasanze riziritse, cyangwa hari uwo yakoreye ku rugi ngo ubundi aramureze, dore ukuntu angana, yaje angana na ba bandi ba Rukara bavutse ari babiri. Imana ishimwe. Bari iyo kwa Rukara wa Nyiramakawa. Imana ishimwe ro kubw'ibyo byose. Natwe tuzamura Imana icyubahiro ni icyaha ibihe byose. Naho musigara amahoro rero, tuzagaruka kubasura Imana n'ibyemera, kandi muhumure. Nyuma y'ibi byose hari umugisha w'Imana. Reka dushime Imana rero yakoze ibi byose. Mana data wa twese, wera ibihe byose kandi urakiranuka. Tugushimye umugambi mwiza, isezerano ry'amahoro, ko waturinze ukagendana natwe tugera kuri inzu y'umuja wawe. Mana tubonye ukuboko kwawe, nawe dusanze ari muzima, aragushima ko wakomeje kumurinda no kumuba hafi. Ngaho habwa icyubahiro, ukomeze umubwabwe mu biganza bye. Data ukomeze uhereze umugisha abakoze iki gikorwa, umunezero n'ibyiza bidasanzwe bikomeze bigaragare, kuko uri byose uhereye none urakoze. Amen, amen. Ihabwa icyubahiro. Amen. Ishimwe rwose. No kubashimira ati muhorana amaboko n'amaguru, muhorana inshuti mwumvikana, bujya kutumvikana n'inshuti ni bibi. Yohana 3:16. Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo uwizera wese atarimbuka, ahubwo ubugingo buhoraho. Iyo wafashe uwo murongo umwe ukawiga ukawumenya, aba ari amahoro. Imana ni urukundo rwose, nicyo nshimiye Imana rwose. Kandi duhana umugisha, ndagira ngo Hana yarasengaga cyane, Imana imuha umwana Samweli. Manjije kubashimira mwese mudukurikiye hano kuri Evangeliste Ezekiel TV. Ndagira ngo uru ni urugero rwiza mwene data yatanze, kandi hari abasanganywe uyu murimo w'urukundo. Si ngombwa ko mwese mbavuga mu mazina, mwe n'Imana irabazi, ariko n'abandi nabo ndabakangurira kuba bakora ibikorwa nk'ibi by'urukundo, bagafasha abantu bari mu za bukuru, bakaba bafasha abantu bakwiriye kwitabwaho, bakaremera abantu bakwiriye kuremerwa. Ni ukuri ndabizi ko hariho n'abatekamutwe, ariko juste ndatekereza ko kuri uyu muntu hano nta butekamutwe buriho. Izi ni imbabazi, uru ni urukundo, iyi ni imirimo ifatika igaragara, kandi imirimo y'abera izibukwa n'imbere y'Imana, izibukwa. Iyo usomye mu gitabo cy'umubwiriza ibice 9 ku murongo waho wa 10 haravuga ngo umurimo wose ukora werekejeho amaboko ubukorana umwete. Rero mureke dukorana umwete imirimo y'urukundo, dukorana umwete imirimo y'imbabazi. Ndabizi ko tuzagororerwa nitutagwa isari, kandi iyi mirimo ntiyakwibagirana mu maso h'Imana. Ndabizi neza, ndabizi ko urukundo mu rusanganywe, ahubwo twongere dutere intambwe kurushaho uhereye none. Mboneho kubifuriza ibihe byiza, kandi amahoro n'umugisha w'Imana bibabeho mwese. Aho mukuye Imana ihasubize, kandi uko mubitekerereza no kubikorera bene so, Imana ijye barengera uko bukeye n'uko bwije. Mu bindi Imana iduhana umugisha. Murakoze.